Ndi papa Sava. Yajaga ndusha amanota abiri. Reka? Abiri. Oya? Ye nuko naje kugira ikibazo. Enda ngwino. Wowe haguruka. Nawe ariko ngo waruzi mate. Ye madenze. Mate nari nyiza ariko byageze kuri nuza. Nawe icara kuri trigonometry. Ewa birancanga ewa. Gaba bicaze neza. Papa Sava se. Papa Sava. Haguruka nawe nkubwire. Ni ko kuno umuntu azabijya yumva yicara ku ntebe yawe. Wajyaga he? Yego muri mesi mburega ngo nibyo. Nibyo. Ubundi. Ariko se. Ubusubiye bakicara ahantu hatari ahabo. Amaze iminsi nsa nk'uwaziretse. Karakunaniye. Hari igihe ababyeyi bananira protokole bavuga ko bakwicara mu ntebe za mbere. Nagasomye. Umva papa Sava, umva wiyame n'undi munsi. Ariko kuki buri gihe ushaka kwivanga mu birori byanjye? Ndakwiyamye. Ariko ndiyama ndimba njye ndavuga gahoro ni njye ubizanye ntago rero ubutangira ibyo bintu byose. Urinda kumurutuza muri ya myanya ni njye wagiye kwicazayo. Ntago ari umusangiza jambo wanyicaje hari. None urarangije kudukuramo twirukana nk'imbwa nyakabwana. Nta soni. Umva nta gahunda n'ubundi nari mfite yo kugutiraho nkorera ibirori. Nuko ari umwana washege. Urumva ariko ubwo uribuka ukuntu bushize agaciro kaneze kimaro kubera kugutiraho aho nkorera ibirori hanyuma ukaneza rugabo ukaneza umugore ukaneza abantu bari hano ugatuma mwara nkasohoka nabaye imbwa rubebe urabyibuka none ubu ngubu nabwo urashaka kongera kandi kuza kwishyira imbere ngo wishyire imbere wongere ugaragara mbega ko wanishe. Nagira ngo uyu mwanya tuvane ikiganiro mu matsinda nkuko tumaze umwanya dusangira duseka twishimye mbese ikirori cyabaye ikirori ndabona nje byaryoshye. Nagira ngo rero muri uyu mwanya rwose ntihagire umuntu wicwa n'inyota buri wese bamuha icyo kunywa hano kirahari. Ibi birori ntibikureba, ibi birori ni ibyanjye n'umwana wanjye ntibikureba. Ndibageza aho ngaho nyihanganira rwose ntago njye nagiye ngo njye kwiyicaza hariya banyicaje urumva kandi kuba ngutiza ukorera ntago ari ukomba mwanze ndakuvangira ngo mu birori ngo nunguke iki. Noneho rero reka nkubwire papa Sava narihaye icyo kunywa ndakiguriro ngishatse nta kigura nkakiyengera, icyo kurya ndakihingira nta gihenga nkagihaha nkakiryanga. None ureka ngo amahoro yawe ibirori byawe bitahe neza Imana ibibemo. Ngiye papa Sava ngiye kugenda ngiye kuryama mukora ibirori byanyu rwose mukora ibirori byanyu bibahire hanyuma nibirangira ukomanje umbwira uti nje kugusezera turatashye. Okay. Nje nariraye ntago ari umvameze. Genda ujye kuryama n'ubundi ntabwo ari ukenewe biriya birori ntabwo byari bikenewe abantu b'abasaza uretse ngewe kizigenza wari ukenewe ngereka gende nicare ubundi genda uryame hanyuma numara kuryama nihagira ukumbaza ndamubwira ko warwaye mu nda wagiye kuryama cyane ko nkeka ko nta uraza kukubaririza. Genda ujye kuryama ubundi reka nawe ngende nicare ubwo uraza kubigenza uko nguko. Muri umwanya reka sabe umubyeyi ndimbati ndabona yahagurutse kandi rero kizigenza w'umuryango ko bamuduhamagarira. Mubyeyi ndimbati tubahaye karibu nimba muri hafi. Oya na papa Sava n'abandi bagiye kwikiranura n'urubago. Bose mubabwire baze ndabona baje. Karibu. Karibu rwose hanyuma nuko ariko hari abakibura di papa Sava nawe rwose babyeyi nibaze mubereke ikiciro cyiza mu bateguriye. Protokoli bafashe bereka aho mwicara hanyuma dukomeze gahunda. Dukomeze. Nuko bavandimwe inshuti rero muteraniye hano
nagira ngo ubwo ababyeyi bamaze guhabwa icyicaro noneho twakire umushyitsi mukuru waduteranyije kuri uyu munsi. Uyu ni umunsi udasanzwe kandi yamaje kwitegura no kwitunganya babimbwiye. Nagira ngo twese twitegure kumwakira, ari hafi, tumwakire rwose Veneranda tambuke. Bitwaye rwose mufata agafoto nuko bagutunganye rwose murabona akaberewe umukobwa wacu nuko nsabe rero n'abari mu gikari babonereho batambuke mbere yuko tuza gukomeza izindi gahunda kugira ngo Veneranda babanze bamwakire ndetse n'umubyeyi Ndimbati ndetse n'umufasha hafi aho babazimanire rwose babacire. Ariko nsabe babakobwa bari hedi nimunyarutse muzane cya kinyobwa ya nzoga nziza. Ndi busabe Papa Sava yigire hafi. Papa Sava dufashe gupfundura inzoga yewe inararibonye dufite hanyuma basangire ariko se rwose reka dusabe Papa Sava tufashe baguhereze iyo champagne udufungure. Yabonye urukwini inzoga yengetse kwira ibirori nk'ibi ngibi ahubwo se ko bazanye ibirahuri bibiri by'abakobwa reka mbarebera ikindi mu nzu ubundi ugarutse hano biturika muvuge ngo nibyo ibivuga ngo ngaho rero jajuru ni wowe mwamikazi kuri uyu munsi. Uyu munsi ni ibirori n'ibyawe. Adusabe n'ababyeyi be bamureze Ndimbati, mubyeyi Ndimbati ndetse na madamu nabo baje juru, hanyuma musangire kuri uwo mutsama mwiza. Ako mudakoma amashi ntabwo ndi bubare gatatu ngo mukomanye byarebe cheers. Rimwe kabiri gatatu ngaho ni mukomanyeho bivuge twumve amashi namwe ngo kaci. Ngaho ni musome nawe aho wicari kuzamura ikirahure cyawe cyangwa icupa mu bikomanye bivuge tumwemo kuri uyu munsi mwiza wa Veneranda rwose. mwese tuvuga ngo nibyo abandi bose mubazimane rwose mubaci. Nagira ngo dukomeze rero nkuko mubizi duteranyirijwe hano uyu munsi n'umwana wacu warangije amashuri. Ibi ni ibintu bikomeye iyo umuntu wageje ku cyiciro nk'iki cyo gusoza amashuri abanyuze mu ntambara nyinshi kandi zikomeye. Ariko turashima Imana cyane rwose yadukoreye ibitangaza tukabona uyu mwana Veneranda mu ntambara mu kwihangana akaba asoje amashuri. Mu nyemerere dukoma amashyi dushime Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu rero ndabizi ko kuri uyu munsi nawe afite ibyishimo anezerewe nawe nka nyir'ubwite nzi ko afite ijambo duteguriye kuri uyu munsi. Nagira ngo tumuhe umwanya dutuze tumutege yombi Veneranda tubwire amakuru y'uru rugendo ndetse n'ibyishimo afite kuri uyu munsi. Umunsi n'uwo Veneranda karibu rero karibu mwana n'uwaye mukobwa mwiza. Abari hari ariko mutuze mwihangane tumutege yombi. ceceka twumve Mana. Musarakoze ko mu mwanya babyeyi bavandimwe inshuti namwe baturanyi
ndabashimiye kuza kwifatanya nanjye kuri uyu munsi. Mu by'ukuri mwakoze. amashyi ariko Urabizi uyu ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi w'umunezero, ni umunsi nezereweho cyane. Mbere na mbere ndashimira Imana y'ingejeje aha, nkashimira ababyeyi banjye aho bari bumve ko batabyaye ikigwari. Nkongera nkashimira famiye Ndimbati, nubwo tutakomeje kugumana iby'imiryango namwe murabizi. Undi muntu nshimira w'ingenzi, ndashimira inshuti yanjye Betty yambaye hafi mu buzima bwa buri munsi. Betty Imana ikomeye umugisha. Natinze rero, by'umwihariko nasabaga ko Papa Sava yakwegera hino na madamu wahari yahaguruka. aba bantu Uyu mugabo mureba aha Papa Sava ntangira amashuri yisumbuye, nawe wamenye ibikoresho by'ishuri. Ni byinshi yankoreye mu mashuri yisumbuye ntabasha kurondora. Ubwo najyaga kaminuza yampaye amafaranga yo kwiyandikisha, kirenzeho arananyishyurira. Mu by'ukuri we n'umudamu we ntacyo nabashinja. Ntibyarangiriye aho, ubwo nasozaga lisanse ngiye nateganyaga ko ngiye gushaka akazi ubuzima bugakomeza, ariko we ntiyatuje, ahubwo yaravuze ati ko mbona ufite amanota meza wareka nkagufasha ugakomeza na masters na PhD. Mu by'ukuri yampuje n'inshuti ze z'abagira neza, barandihira baramfasha, none kugeza kuri uyu munota soje masters kandi na PhD irakomeje, nibo bazamfasha. Rero mubyeyi sinabona icyo mushimira, sinabona uko nkuha nakwitura ibyo nkoreye, ariko nkuhaye impano. Imana yo mu ijuru izakumpera umugisha. ariko mama Sava mudufotore mw'abantu. Urabona bitakomeye wowe, yakuze ko mugira rebe wikore mwana wanjye kandi ukomeze ni kuraje rwose. Fata niyo rwibutso Bongera amashyi menshi cyane rwose. urugendo rutoroshye. Rero ndumva nawe nshimira buri umwe wese uri aha, umwanya nkawusubiza misi, mureke dukomeze turyoherwe. Murakoze. Ariko ayo mashyi nimba ari ayanjye nayo ngayo arakwiriye, ko nimba ari aya Veneranda nimukoma amashyi menshi. Reka tumurabire rwose, tumurabire abari hirya tumemo. Ubu nitangirira ibyiza biri imbere. Nagira ngo rero uyu mwanya tugezemo noneho tugiye mu kindi cyiciro. Reka twumvikane abari harahijya kugira ngo tumvikane neza. Tugiye mu wundi mwanya mwiza. Muranyumva neza? Agasembuye, agakaranze, agatogosheje, agafiritije nakakandi bita shiko. Reka sabe Veneranda ajejuru n'umubyeyi Ndimbati bajejuru, hanyuma bayobore bagane kubyo twejeje, impumuro mwayumvishe twese dusangire. Dukomeze turyoherwe rwose, no kubuhanga bw'ibyuma cyangwa ufite akaririmbo ashiremo twishime. uramutaza ujya kumva mubyeyi, ndakwinginze noneho nciye bugufi. Ikize kandi nyine urabona mbega urabona, ariko se nibiki
mbabarira rwose urabona nirase ku bandi bagabo ko nareze umwana nkamurihira muri kaminuza kandi barabimenye ko nari natumiye rwose nabwiye ko umwana agiye kurangiza. Mbabarira rero dufata agaselfie, urabizi neza ko ninjya mu kabari barazambaza uko byagenze, nibura nzabereka ku gafoto. Urabona ko umwana rwose akojeje isoni mu bantu. Mbabarira pe, mbabarira. Ariko ndimba mubaze, ugira ubwenge bwuzuye, barabukwibye ntiwabimenya, igice kimwe cyaratakaye ntiwagitoragura. Nta soni. Papa Sava, uribuka ibyo wankoze mu kanya? Urabyibuka? Reka biriya tubyibagirwe wiraka. Wenda reka mfukame rwose. Umbabarire, reka dufata agaselfie nanjye rwose. Uziyemere ku bandi bagabo ko ari uyu mwana muri university. Wenda mfukame no muri ibi byondo. Ufite telefone ifata selfie? Ndayifite. Ngiye se. Ngaho yicane. Ese ubwo uri mu biki wa mugabo? Ariko ubu niwe wavugaga ngo urikizigenza. Ubundi ubwo ngubwo iyo ubasha no kumurihirira wari gutanga ubuheburere. Subizayo icyo kirimi wifotoze neza nk'abantu b'abagabo. Ifate neza. Reka nifate neza ariko. Reka nifate neza. Tuyifate ne ariko rwose umbabarire. Wayifashe si ibyo, hari ikindi umbaza? Hari ikindi umbaza? Papa Sava, nyine urabona nawe ko nubwo bigenza kuriya, nagira ngo ngusabe umpe n'iyi kado nyine nayo nyifotorezeho kugira ngo ntuzambaza nyine aze bizagaragare ko yampaye kado. Ariko njya nibaza koko, graduation irabaye, ibirori birabaye, umwana ntiwamufashije, urashaka kwifotozanya kado. Ibirori barabiteguye, ubukwe bugiye gutaha, uti ninjye bazambika ingwefu. Urashaka iyi kado? Iyi kado rwose ndimba ntayubonye. Papa Sava, uzi icyo mubwiye? Wangiriye neza. Umva ndimba. Mbabarira wenda ungirire neza. Umva nkusabe. Bwa mbere n'ubwa nyuma ntuzongere kugira ikindi kintu nkora. Nanjye noneho reka ngufashe bwa mbere n'ubwa nyuma. Si ukugufasha bwa mbere n'ubwa nyuma? Ntukabyiganire umugisha utakoreye. Papa Sava, ubwo nibyo nkoze ko